Mbese uraho Karoli mwana wanjye, igihe uri buze gusoma iyi baruwa njye ndaba nagiye kandi nazindutse kare cyane. Karoli mwana wanjye, ngusigira urwandiko kuko aho ngiye nzatinda cyane, gusa sinzaherayo nzagaruka, ahubwo nuko nyine inshingano zahamagaye. Mwana wanjye ubwana urabugerereye kuko ubuto nabwo urabukomanga, ubugimbi bukuri maso kandi uburi ku muryango, kandi nyine winjiye ahakomeye nubwo wakumva byoroshye. Kuva ukiri umwana mutoya warumvaga cyane, gusa ubu singusaba kumva gusa, ahubwo ndagusaba no gufata ibyemezo kandi ugafata mu mutwe kandi ukazirikana. Mwana wanjye ubu wiyumvamo imbaraga nyinshi, wumva rwose uri wenyine wakora ibintu byose. Buri wese aba atangiye kukubangamira kandi niko wiyumva, kuko amahitamo yawe ubu yatangiye kuba menshi, kandi muri wowe rwose urumva utangiye guhumuka, utangiye guhumeka kandi ufite amatsiko menshi. Gusa unkundire untege amatwi kandi wumve ibyo nkwandikiye byose udasize n'ijambo na rimwe. Ubugimbi n'ubusore ni igihe kinezeza kandi ni igihe cyiza, ariko nanone ni igihe kirimbura. Ni igihe umugabo abonera amahitamo kandi afite igihe cyo kuba yakwisubiraho. Nintinda cyane aya mahame 10 uzayasigarane kandi wumve ko nyagusigiye, azakubera umwanya mwiza kandi azakugenda imbere mu mutima wawe. Haye ntukagore mama wawe, uzamwubaha umurinde kandi umutega amatwi. Ngaho ntega amatwi mwana wanjye kandi uyantege sintego. Ihame rya mbere, Karoli mwana wanjye, guhera ubumenye ko amajwi yose atari ko aba ari ukuri, bityo usige gutekereza kandi ku giti cyawe. Hazaza abantu rwose bazakugerageza bakoresheje amagambo aremereye cyane, yuzuye kwishongora cyane. Hazagera igihe ubwabo mwigana, abo mubana ku ishuri, bazaza bakubwire gusimbuka amasomo ndetse bakubwire gusimbuka ikigo. Bazakwigisha gusuzugura abarimu, bakwereka ko kuba umuntu nyine kandi umuntu urenze ukomeye ari ubwo buryo wakoresha. Umwe azakubwira ati ku ishuri uri ubusa wowe, undi nawe azaza guhagarare hejuru wowe urimo kwandika cyangwa uri kwiga, maze aguseke cyane akubwire ko utazi ibigezweho. Ibyo nibikubaho Karoli mwana wanjye, uzibuke ibi ngibi. Uzibuke ko abaguseka uyu munsi aribo bazarira ku munsi w'ejo. Ntuzigane umuntu mudahuje icyerekezo cyangwa aho wifuza kugera kandi wiyumvamo kuzatsindira. Uzakoresha umutwe wawe nubwo waba intyoza ntukabigaragaze. Ntukumvira abameze batyo kugira ngo gusa ukurikire ibyo bavuga. Uzitekerereze kandi wihitiremo ibyiza ndetse n'intego uzaba ufite. Ihame rya kabiri Karoli mwana wanjye, umenye kugenga amarangamutima yawe mbere y'uko ari yagenga ubuzima bwawe n'ejo hazaza. Muri ibi bihe urimo kwinjiramo, amarangamutima nk'uburakari budatinda, irari ndetse yewe n'ishyari ryinshi azagenda rwose akura muri wowe. Aya marangamutima azashaka kukuyobora maze agutegeke kandi aguterere gukora ibintu no kuvuga ibintu uzicuza nyuma yabyo. Ngaho tekereza nawe umuntu agututsa kandi akurenganya, akagutukira kuri telefone cyangwa imbere y'inshuti zawe kandi zikwizera. Wahita wumva ushaka kumukubita cyangwa se ushaka no gutukana ndetse yewe ngo umuntu arwane kugira wigaragaze. Ariko nuramuka wemereye izo mbaraga mbi kukuganza, ushobora kuzafungwa cyangwa ugakurwa mu ishuri ndetse ukirukanwa ukaba ikirumbo kandi ukirukanwa burundu ukava mu bandi. Ibyo nibikubaho rero mwana wanjye, uzagira icyo uhumeke kandi wishyire kure y'isi yawe, maze wigumire uri wenyine kandi wicire urubanza, uceceke ube hamwe. Uzagende kandi ntuzavuge n'ijambo na rimwe nibaguhohotera bakuvugaho nabi batagukozeho. Wowe uzakomeze wicecekere ariko wigaragaze nk'umugabo mu bikorwa, kuko hari igihe gukomera n'imbaraga bigaragarira mu guceceka, kuko nyine intambara nk'izo ntabwo zikemurwa no kurwana mwana wanjye, zikemurwa no gutuza, ugakora ibintu byawe utuje, ukagaragaza rwose ko ibyo ukora ari ibintu bizagira umumaro. Uko niko kuba umugabo. Ihame rya gatatu Karoli mwana wanjye, guhera uyu munsi umenye ko telefone yawe ari igikoresho gusa kandi ko yo ubwayo ntayo ihuriye rwose n'ubuzima bwawe. Mwana wanjye, imbuga nkoranyambaga zizagushuka rwose, zizakumvisha ko ubayeho nabi kandi ubayeho ubuzima butari ubwawe kandi ubayeho ko udashaka. Gushaka iby'amarayike, kwiyerekana no kwigereranya n'abandi bizaganza imibereho yawe. Umutima wawe uzumva uremererewe n'ibitagufitiye umumaro, ariko ntuzabimenya.
uzabona umuntu washyizeho amafoto yewe n'imodoka zihenze cyangwa se inzu nziza cyane. Muri wowe uzumva rwose ubuzima bwacu mu rugo aho tubayemo ntacyo bumaze. Uzumva rwose waravukiye aho utagombaga kuvukira, nyamara uzaba bitewe n'ibyo uri kubona muri telefone yawe gusa. Nyamara uzaba wirengagije ko ibyo uri kubona ari ibyo gusa bashatse kukwereka kandi bashatse kubona. Mwana wanjye, abantu batandukanye biratandukanye cyane nuko bigaragaza cyangwa se uko bari bya nyabyo. Ibyo batagaragaza ntabwo rwose uzabimenya, ariko nibyo kuri kandi niko kuri kurusha ibyo berekana ku mbuga. Wowe ukabibonera muri telefone ufite mu ntoki, ariko ukagira ngo niko babayeho. Byose ni ibinyoma bibeshya. Mwana wanjye, ni ibihimbano bidahuye n'ukuri k'ubuzima, kandi agahinda kuzuye mu mitima yabo rwose akarimo ni kenshi. Nubwo ubona baseka ariko bashinyika bashingirije, bihisha inyuma ya telefone zabo kandi nta garuriro bagifite ku byo batangije. Nubona ibyo bibaye mwana wanjye, ntukagwe muri uwo mutego. Uwo mutego ni mubi kandi urarimbura, kandi utera agahinda katazashira. Ntabwo ako gahinda gasangizwa ku buryo uzumva babivuga. Baho ubuzima bwawe kandi bwa nyabwo, kandi uzabeho mu buzima bw'ukuri. Kura bucece, ibyawe rwose ntibikamenywe n'abahisi n'abagenzi batagira umumaro wo kukubaka. Wowe reba imbere hawe, kandi aho rwose mvuga si kuri telefone cyangwa ekara yawe. Igihe kizagera ubuzima bwawe butangaze benshi, kandi bizakunda kuko byose wabikoze wicecekeye. Ihame rya 4 mwana wanjye. Karoli mwana wanjye, guhera ubu umenye kwita no kumara umwanya ushyira mu murongo ubwenge bwawe ndetse yewe n'ibikorwa byawe, kurusha kwita ku kugaragara neza no kwisura, mbese wereka abantu ko bisa neza. Tuba mu isi aho abantu benshi bacira abandi imanza bagendeye gusa kuko bagaragara cyangwa wenda uko basa, ariko iby'ukuri ku mugabo kandi biramba ni imyitwarire ihamye, ubushobozi ndetse n'ikinyabupfura. Mwana wanjye, hazagera igihe ubwo uzabona inshuti ziri kwimeza neza rwose, zigura inkweto zihenze, zigura inkweto zigezweho, amatelefone mashya kandi ahenze, cyangwa imyambaro y'akataraboneka. Ibyo byose bazabikora kugira ngo bagaragare neza cyane, kandi rwose bahiganwe muri byo. Icyo gihe nikigera, muri wowe uzumva warasigaye inyuma, uzumva rwose uciriritse, kandi bazanabikubwira. Ariko Karoli mwana wanjye, ibyo nibikubaho, wowe uzakora ibitandukanye n'ibyo bakora. Aho gusesagura amafaranga make uzaba ubonye ukayamarira mu myenda n'imyambaro, wowe icyo gihe rwose amafaranga yawe uzashyire mu kugura ibitabo cyangwa wiga umwuga, kuko inkweto nshya zishobora gusaza, ariko ubumenyi n'ubuhanga ntibisaza. Ubwo bumenyi uzaba warungutse nibwo buzagutunga igihe cyose abandi bazaba bagishakisha kwiyerekana no kugaragara neza, kandi ntacyo bazaba bafite. Ihame rya 5 mwana wanjye. Karoli mwana wanjye, guhera ubu umenye ko uzahura n'abakobwa benshi kandi beza batandukanye. Uzabubahe ariko ntukabakoreshe. Mwana wanjye, kwifuza no kwishimirwa n'igitsina gore ni igice gisanzwe cy'ubusore, ariko abagabo ba nyabo ntibabeshya kugira ngo bakundwe. Ikindi kandi abagabo ba nyabo badakora ni ukubeshya abakobwa urukundo rudahari kugira ngo biyumvemo ko ari ibitangaza cyangwa se ibihanganye imbere y'abo bakobwa. Mwana wanjye, umunsi umwe hazaza umukobwa maze agukunde kandi akwizere n'umutima we wose. Ntukigire nk'aho ukunda uwo mukobwa kandi nyamara bitakurimo, ahubwo kubera ubitewe gusa n'icyo muri we wumva umukurikiyeho kandi kidafite umumaro kuri we. Uzirinde gukinisha umutima we kugira ngo winezeze kandi wumve ko utsinze cyangwa utsinze mu bandi. Ibyo uzabizibukire mwana wanjye, kandi ibyo nibikubaho mwana wanjye, ntukavuga amagambo y'urukundo atakurimo, ndetse neza unabizi yuko imbere mu mutima wawe nta kijyanye nayo kikurimo, kuko icyo usenya uyu munsi cyangwa uwo mukobwa uri gusenya cyari kuzaba igisubizo cy'ejo hazaza mu buzima bw'undi muntu, kandi umuntu w'umugabo. Bityo ntugatere umukobwa ibikomere, kandi ibikomere wowe ubwawe utazomora. Impamvu ni uko umunsi umwe nawe uzashaka umukobwa umwifuzaho kugukunda by'ukuri kandi akakubera mama w'abana bawe. Icyo gihe uzaba ukeneye kuba umugabo, kandi ni ukuri ntako bisa kuba umugabo warabaye inyangamugayo kuva kera. Rero uzabyubahe mwana wanjye. Ihame rya 6. Karoli mwana wanjye, guhera ubumenye ko kurira atari intege nke z'umuntu uzavamo umugabo, ariko guhunga inshingano ku mugabo ni amakosa akomeye cyane. Kurira ni ibintu bisanzwe ku kiremwa muntu. Hazagera igihe wumva ubuzima bukugoye cyane, rimwe na rimwe yewe wumva umutima wawe urashenguwe,
uzumva ushenjaguritse cyane. Gusa ntukemere ko ububabare ubwo ari bwo bwose uzagira buguhagarika kuzuza inshingano, yewe no kwitaba inshingano, yewe ndetse no gukora ibikwiye. Umunsi umwe uzabura amanota wifuzaga mu ishuri, umunsi umwe uzatsindwa ikizamini, umunsi umwe umukobwa mwakundanaga uzamubura kandi akwange, umunsi umwe uzaseba mu ruhame kandi rwose usebye na rubanda, umunsi umwe rwose uzasuzugurwa, ukurwe mu itsinda cyangwa igikundi runaka kandi ubure ubutabera mu bandi. Ibyo rero nibikubaho mwana wanjye, ntuzumve ko uri umuswa cyane cyangwa se udafite ubwenge. Oya, ntuzigere uhagarika kwiyitaho ubwawe, uziha agaciro muri wowe kandi wumve ukomeye. Wemerewe kubabara no kurira kuko uri umuntu kandi nyine ufite ibyiyumviro n'amarangamutima. Ariko nyuma yo kurira, nyuma y'ayo maganya mwana wanjye, uzahaguruka kigabo. Haguruka kigabo kandi ibyo bigutera imbaraga. Impamvu nuko abagabo ba nyabo bararira, ariko nanone barahaguruka bagakomera kandi bagakomeza urugendo. Ihame rya 7. Karoli mwana wanjye, guhera umenye ko guhitamo inshuti zikukangurira rwose kurwanya ubunebwe kurusha guhitamo inshuti zikwigisha uburyo wakica indangagaciro zawe. Inshuti uzagira nizo zizubaka cyangwa zisenya imyitwarire yawe. Umenye ko inshuti mbi zigusenya buhoro buhoro, maze zamara kukurimbura zikagusiga rwose ubuzima bwawe n'ahazaza hawe bigasigara mu mwijima ukomeye. Umunsi umwe uzisanga mu gikundi cy'inshuti zihora zisimbuka inzitiro n'amasomo, zizaba zinywa ibyo utazi, yewe n'ibiyobyabwenge byinshi. Nugerageza kuvuga uti nimureke turekere tujye kwiga, zizaguseka cyane. Bamwe bazakwita ikigwari. Mwana wanjye, ibyo nubona biri kuba, uzamenye ko ibyo bitwenge rwose bitazahoraho, ntago biramba, kandi burya ingaruka zituruka mu mahitamo yawe zo ntabwo zishira ako kanya, ahubwo zo ziraramba. Uramenye uzagendane n'inshuti ikwibutsa ko igihe kigeze cyo kujya kwiga, ikubwira iti reka tugende tujye kwiga cyangwa dukore ibifite umumaro. Uzirinde cyane inshuti zikubwira ziti n'ejo ni umunsi, reka twinezeze twikorere ibi, maze ikagufasha gusenya ejo hazaza hawe. Inshuti nziza si gushimisha gusa, ni ya yindi gutoza kuba umugabo, kabone n'ubwo wowe utaba wishimiye ayo mahitamo y'ako kanya. Ihame rya 8. Karoli mwana wanjye, guhera ubumenye ku isi nta mwenda ikubereyemo, bityo ni wowe ubwawe ugomba kwiyubakira ubwugamo n'ubuzima bw'igihe kizaza. Mwana wanjye, kuba warabayeho byonyine ntibivuze ko uzatsinda muri ubu buzima, kuko byose bisaba imbaraga no gukora cyane kandi utivovota ngo witwaze abandi. Hazaza ibihe n'iminsi ikugoye, aho uzumva ushaka kurekera ukava ku bintu ibyo ari byo byose, mbese ukamanika amaboko. Iki gihe uzaba ubona abandi bari kubona akazi, babayeho neza, barakomeje amashuri yabo kandi meza, ariko wowe ubona amahirwe yawe rwose ari kuyoyoka kandi ubure n'andi, ubone ntawe ukwitayeho, ubone mu buzima bwawe guhirwa biri kure cyane. Ibyo nubona biri kukubaho mwana wanjye, ntuzagire ngo ubuzima burarangiye ngo uhite ucika intege maze urambike ibintu byose. Oya, ahubwo uzahaguruke utangire ubyuke kare, wige buri munsi, wige ibyo ushobora kugeraho. Uzakora ibigaragara n'ibitagaragara, nubwo ntawe uzaba ukwitayeho uwo munsi. Umunsi uzagera ibikorwa byawe byivugire kurusha amagambo yawe, maze ya ntsinzi waharaniye kuva kera uzayigeraho kandi wongere useke. Uzatsindwe wagerageje, ariko ntuzatsindwe kugerageza mwana wanjye. Ihame rya 9. Karoli mwana wanjye, guhera ubumenye ko umuntu uzava nk'umugabo ashobora kutemeranya n'abandi ku ngingo runaka ariko atabasuzuguye. Mwana wanjye, igihe winjiyemo ni igihe ijwi ryawe rigara kandi rikaba rinini cyane. Ni umwanya wo kugira amatsiko menshi no gutekereza ku bintu bitandukanye, ariko ibyo ntibiguha uburenganzira na gato bwo gusenya abandi cyangwa kubabaza abandi, cyangwa se ngo bagire ubusa mu bandi. Umunsi umwe umwarimu wawe cyangwa umubyeyi wawe, uwo ari we wese, umuntu wese ukuruta cyangwa se umuntu runaka wowe uruta, azavuga ibintu wowe utemeranywa nabyo. Rimwe na rimwe bazakubeshyera cyangwa bakubangamire, ariko nyine ubimenye. Umuntu azaza guce mu ijambo uri kuvuga maze agukosore kandi avuga ibyo utemera, kuko nawe ufite ibyawe wizereramo kandi wenda wumva ko ari byo by'ukuri. Nubona ibi biri kukubaho mwana wanjye, umuntu mutumva ibintu kimwe, ntukamufate rwose ngo umutuke cyangwa wenda utangire umugire nabi, cyangwa niba kwamagana ugende utangire ngo urire. Oya, wowe uzamureke kumuha umwanya avuge, maze uvuga uti ndabubaha ariko ngiye mbibona ukundi, maze nawe uvuga uko ubyumva.
kandi utange igitekerezo cyawe udasahinze kandi utabangamiye abandi. Uko niko abagabo ba nyabo bavuga, niko abayobozi bavuga, ndetse niko abazavamo abayobozi bavuga. Kwigaragaza si ukurwana, ni ukugira rwose ibitekerezo bisobanutse kandi ukabivuga, kubaha abandi nabo ukabumva. Icyo gihe bazagutega amatwi kandi bumve ikikuvamo, maze igitekerezo cyawe kizatambuka kandi kiyubashye nk'uko wiyubashye. Ihame rya 10 Karoli mwana wanjye, guhera umenye ko njye nka so nzahora mpari ku bwawe, ariko umunsi umwe nzagenda burundu ntuzongera kuwumbona. Mwana wanjye, ufite kumenya ko inshingano zanjye atari ugutuma ubuzima bwawe buryohera, ahubwo inshingano zanjye nk'umubyeyi ni ukugutegura no kugufasha kwitegura kugira ngo uzabashe guhangana n'iyi si, yewe no kwihanganira ubuzima ndetse no kubugusobanurira. Hari igihe ushobora kwibaza impamvu nemera kunyura mu bikomeye cyane, cyangwa wenda ukajya imbere y'ibibazo bikakuremerera. Mwana wanjye, ibyo mbiterwa nuko mbizi neza ko ntazahora mpari, kandi ko hazagera igihe nkaba ndahari nyine ngo nkurinde. Iyo niyo mpamvu ngomba kukwigisha guhagarara wenyine, gutekereza cyane, ndetse we no gusenga Imana rurema, no kugendana rwose n'indangagaciro za kigabo, no gukomera rwose ku mbaraga zawe kandi ukaba umunyembaraga. Kuko gukomera no kugira imbaraga ntibivukanwa mwana wanjye, ahubwo biratozwa. Kandi izo mbaraga nanone wumva mwana wanjye zikuvukamo iyo uziha. Kubw'ibyo rero Karoli mwana wanjye, haguruka uharanire kubaka igihugu cyawe, haranira icyubahiro cy'igihugu cyawe, kandi ntugakoreshe urugomo, ahubwo uzakoresha ukuri, uzakoresha ubumwe, kandi uzakoresha ubunyangamugayo. Ntukamere ikintu icyo ari cyo cyose cyazana ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu, ubwoko cyangwa inkomoko. Uzarengere u Rwanda mwana wanjye, haba mu magambo yawe no mu bikorwa byawe. Uzarinde amahoro y'igihugu, abaturage barwo n'iterambere ryarwo. Uzaba umugisha ku Banyarwanda, ntukabe umutwaro cyangwa umuvumo kuri bo. Uko ubayeho uzagaragaza urukundo rwawe ku Rwanda, kandi umurage wawe uzubaka igihugu gifite umutekano, cyuzuye ubumwe kandi cyunze ubumwe, kandi giteye imbere. Mwana wanjye Karoli, ntuzibeshye rwose ngo inzira yo kuba umugabo iroroshye, ariko nanone ntukagire ubwoba, ahubwo uzagira ubwenge. Uzayicamo n'uba ufite umutima wumva, utega amatwi kandi ukunda ukuri. Nzakomeza kukuba hafi, nzakuganiriza, nzakwereka aho unyura, ariko no mu gihe nzaba ntagihari, uzibuke izi nyigisho mwana wanjye, zizakubera intwaro kandi uzazizirikane. Zizakurinda kandi zizakuyobora neza. Ndagukunda mwana wanjye. Uzarinde, uzafashe kandi uzubahe mama wawe. Uzarumbuke, uzashikame, uzahagarare nk'umugabo, uzaba intsinzi mu gihugu. Urabeho mwana wanjye, yari umubyeyi wawe.